Inshuti muvandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo, tuyishimire urukundo rwayo, tuyishimire ineza yayo, tuyishimire uburinzi bwayo kuri twebwe. Imana iradukunda, yongeye kutwereka igitondo, umucyo urabonetse, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni Imana itwitaho, ni Imana iturengera. Reka rero abatuye isi twese tuyishimire, tuyihimbaze kugira neza kwayo kwinshi, tugira tuti ishimwe, icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose. Amen. Reka rero mbahe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, n'ibyigisho by'igihembwe cya mbere umwaka w'ibihumbi 2026. N'ibyigisho bifite insanganyamatsiko ivuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Ibi ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kugira ngo tubashe gusobanukirwa Bibiliya. Aya migisho turiho iki gihembwe tugeze ku cyigisho cyayo cya gatatu. Ni icyigisho kitubwira ngo kubaho no gupfa. Icyo kwibukwa cyacyo kiboneka mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 21 hatubwira ngo erega kubaho ni Kristo kandi gupfa kumbereye inyungu. Aya ni amagambo yavuzwe na Pawulo ayabwira Abafilipi. Byari bya bihe bikomeye Pawulo yagiye anyuramo by'ifungwa rya hato na hato, ariko kandi yakomeje kunamba ku Mana, ntiyegeze atezuka. Ese igihe tugeze mu kaga tubana n'Imana ku ruhe rugero? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo yo kuwa gatanu ndetse n'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ubwo ni ingingo yo ku itariki 15 tariki 16 kuwa gatanu no kuwa gatandatu, cyangwa se ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Dusenge. Turagushimye Uwiteka mwongere ubugingo bwacu, abana bawe turaguhimbaje, uri Imana itureberera uko bukeye n'uko bwije, uhabwa icyubahiro. Ijambo ryawe tugiye kwiga rikomereze mu mitima yacu, ritwubake, ritureme mu izina rya Yesu. Amen. Ingingo yo kuwa gatanu ni ingingo itubwira ngo mwunze ubumwe kandi mudatinya. Mwunga ubumwe kandi mudatinya. Urufunguzo rwayo ni isomo riboneka mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 27. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 27, Pawulo abihanangiriza ngo bagire ubumwe bwa kivandimwe, neza nk'uko ijambo ryacu ritubwira. Umutwe w'iki cyigisho ngo mwunze ubumwe kandi mudatinya. Mwunze ubumwe kandi mudatinya. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza, mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose. Mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose. Ati ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu, ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana, kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Mudafite kwa kurwana mwambonanaga, kandi mufite kwa kurwana mwambonanaga, kandi ari nako mukinyumvana na n'ubu. Pawulo yari impirimbanyi, yararwanaga akarwanira ubutumwa bwiza, ariko kandi no mu bihe bikomeye yaragezemo ntabwo yigeze atinya urugamba. Kunga ubumwe kwacu rero no kurwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza biganisha ku ntsinzi, kandi biganisha ku gushirika ubwoba. Umugambi wa Satani ni ugucamo abantu ibice kugira ngo abone uko abayobora. Amacakubiri ni ikintu kibi cyane. Yesu aravuga ati inzu iyo yigabanijemo ubwayo ntibasha kugumaho. Iyo twibagiwe ikintu cyoroshye, ariko iyo twibagiwe
ni ikintu cyoroshye ariko gishimisha Satani. Ubumwe bwacu rero budufasha gusohoza inshingano yacu ya gihanuzi nk'abasigaye bashikamye ku buhanuzi bwa Bibiliya. Abantu bamamaza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo tubabwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, nk'uko tubibwirwa mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6. Kubera rero ko ubumwe ari ingenzi cyane kugira ngo dusohoze umurimo twahawe wo kwamamaza ubutumwa twahawe n'Imana, na Yesu ubwe yarabusengeye mu isengesho riboneka muri Yohana 17 ati ndabasabira ngo bamumwe, ashimangira ko ukuri kw'ijambo ry'Imana nka rumwe mu mfunguzo z'ingenzi mu kunga ubumwe. Ubutumwa bwacu ntibushobora gutandukana n'umurimo twahawe cyangwa ubumwe bwacu. Byose uko ari bitatu ntibitandukana kuko biruzuzanya. Haleluya! Iyo rumwe muri izo mfunguzo rubuze, ntabwo dushobora gutera imbere, nta n'icyo twageraho. Ubumwe bwacu, ukuri kw'ijambo ry'Imana no kunga ubumwe. Ntabwo dukwiriye guterwa ubwoba n'abaturwanya, nk'uko yabivuze mu Bafilipi 1:28. Satani ni umwanzi watsinzwe. Nubwo twakwicwa tuzira ukwizera kwacu, nta kintu gishobora kutugirira nabi, kuko ntawe uzabagirira nabi nimugira ishyaka ryo gukora ibyiza. Ibi byarahamijwe mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 13. Nitugira ishyaka ryo gukora ibyiza, Imana izabana natwe. Satani nta mbaraga afite zo guhagarika inzira y'ukuri kw'Imana. Oya, ntazo. Imibereho ubwayo muri iyi si yacumuye iragoye, ndetse no kuri bamwe twavuga ko bameze neza, bamwe bameze neza bo muri twe. Ariko kandi Yobu yari umuntu ukiranuka, ni urugero duhabwa. Bibiliya ivuga ko yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Yari umutunzi, ariko wibuke yuko yarakomatanyije ibyo bintu bibiri. Mu gihugu cyahose hariho umuntu wubahaga Imana akirinda ibibi, kandi uyu muntu yari umutunzi. Nyamara mu ijoro rimwe yagwiriwe n'akaga hamwe n'umuryango we. Ninde utarigishwa n'ubu buzima se? Byaba byamubayeho cyangwa kubona ibyabaye ku bandi ngo amenye uko abantu babayeho, ukaba utanazi icyo haguhishiye. Yahuye n'umubabaro, umubabaro ku rugero rumwe cyangwa urundi ntawe utarageraho, nshuti yanjye. Nubwo ku iherezo byaba byiza kubabazwa uhorwa Kristo kurenza uko kubabarizwa ikindi kintu, hahirwa abarenganywa barenganyirizwa Kristo. Nk'abakristo rero, none ni ibihe byiringiro, ni ukuhe guhumurizwa dushobora kugira nubwo twaba tubabazwa? Inshuti muvandimwe, dukwiye kugira ihumure riva ku Mana, kabone nubwo twaba tubabazwa. Ariko icyo Pawulo atubwira aha ngaha, iyi ngingo iratugaragariza yuko twunze ubumwe nta kintu na kimwe cyadutera ubwoba. Uko Data, Imana, Umwuka Wera bunze ubumwe, niko abiringira Imana nabo dukwiye kumera. Dukwiriye kunga ubumwe mu by'ijambo ry'Imana. Imana ibitubashishe ibi ntitwabishobora, ntitwabyishoboza. Twabonye yuko ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza ndetse no kunga ubumwe ari imfunguzo ebyiri z'ingenzi zibashisha umuntu kugera ku ntsinzi. Ibi no kubizirikana. Iyo ari ingingo yo kuwa 5, reka turebe ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa bifite amagambo aboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya Ellen White kuri page 316 kugera kuri 317, ingeri ya 2010. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa bya tariki 16. Yibukaga uburyo bishwe urw'agashinyaguro,
bagatwikirwa mu marembo, bagashyirwa mu nzu z'imbohe, mu masenga y'inyamaswa n'ubuvumo bwo ku isi, maze bigatuma mu matwi asa n'uwumva ijwi ryo gutsinda ry'upfa azira ukwizera kwe. Yumvise ubuhamya bw'abantu bashikamye, abo nubwo bari abakene bababazwa bikomeye, batanze ubuhamya bukomeye bwo kwizera kwabo, bashize ubwoba bavuga bati, nzi uwo nizeye uwo ari we. Mu kurundurira ubuzima bwabo mu kwizera, aba bose bamenyesha abatuye isi ko uwo bizeye ashobora gukiza ku rugero ruhanitse. Haleluya! Abizera Kristo abasha kubakiza ndetse bitoroshye, ahubwo ku rugero ruhanitse. Ellen White nawe ati, nzi uwo nizeye uwo ari we. Amagambo ye ya nyuma ajya kuva mu mubiri. Ntihigeze habaho urudubi rw'imyizerere rukomeye ku bakristo nko muri iki gihe turimo. Iki gihe turimo kirimo urudubi rukomeye cyane, kirimo ibintu byinshi cyane byizambaguje. Niba impano zari zikenewe kugira ngo zitume itorero rya mbere rigira ubumwe, niba impano zari zikenewe kugira ngo zitume itorero rigira ubumwe, icyo gihe navuga ngo ni iki? Impano z'abantu zirakenewe. Mbega ukuntu muri iki gihe zikenewe kurutaho kugira ngo zihembure ubumwe. Nshuti muvandimwe, impano z'urukundo, impano zo kuvuga neza, izo ni impano zitandukanye zikenewe kugira ngo zihembure ubumwe mu bana b'Imana. Ubumwe burakenewe, kandi bigaragarira cyane mu buhanuzi ko umugambi w'Imana ari uko ubumwe bwagaruka mu itorero mu minsi iheruka. Twahamirijwe rwose ko igihe Uwiteka azagarurira Siyoni, abarinzi bazayirebesha amaso yabo, bazayireba amaso yabo. Twabwiwe kandi ko mu bihe bya nyuma abanyabwenge bazasobanukirwa. Ubwo ibyo rero bizasohora, hazabaho ubumwe bwo kwizera mu b'Imana ibara ko ari abanyabwenge, kuko abo n'ubundi bakorera mu kuri basobanukiwe n'ukuri, bagomba byanze bikunze gusobanukirwa kimwe. Mbese iki gishobora gutuma habaho ubu bumwe? Mbese niki gishobora gutuma habaho ubu bumwe uretse impano zatangiwe uyu mugambi? Impano zitandukanye. Icyo Imana yatangiye impano mu bana bayo ni ukugira ngo zibashe kungisha ubumwe abana b'Imana. Ndaguha urugero, nko mu makorari. Korari iririmba indirimbo ikoresheje amajwi agera muri 4 niyo amenyerewe: soprano, tenor, alto na bass. Ntabwo ijwi rimwe uriririmba ngo wumve biryoshye, ariko iyo soprano iririmbye, alto ikongeraho, tenor igashyiramo, bass igashyiramo, iryo huriro ry'amajwi, uko guhuza amajwi, uhita wumva bikoze ikintu kimwe, indirimbo ikaba imwe iryoshye yuzuye. Niko n'impano z'abana b'Imana buri wese akwiye kuzaniye: kuvuga neza, urukundo, impuhwe. Izo zose zigahuzwa zikabyara ikintu kimwe, aricyo cyitwa ubumwe. Ubumwe ni ingenzi muri uyu murimo. Hatariho gushyira hamwe, hatariho ubumwe, byagorana. Mu mucyo w'amagambo avuzwe haruguru, niki gikenewe kugira ngo Mwuka Wera azane ubumwe mu itorero ry'Imana muri iki gihe? Mbega ukuntu ari ingenzi ku bumwe bw'itorero, bihwanye no gushyira mu bikorwa inama zitangwa binyuze mu mpano za gihanuzi. Impano za gihanuzi, ni gute wasobanurira inshuti yawe inyigisho ya Bibiliya yerekeranye n'urupfu, niba yemera ko Pawulo n'abandi bakristo bapfuye ubu bari kumwe na Kristo mu ijuru? Ese niba umuntu yizera icyo, akaba azi ko upfuye cyangwa se abapfuye bari kumwe na Kristo mu ijuru, wamusobanurira ute ku bijyanye n'urupfu? Igisobanuro cy'urupfu. Ni mu buhe buryo twasobanukirwa ukuri kw'ikibazo
gikomeye kijyanye no kubabara ko muri iyi si. Abantu barababajwe cyane, yemwe abantu bamwe babujijwe ibyiringiro, babujijwe ukwizera n'ingorane barimo, ubuzima bukakaye barimo. Ariko se iherezo ryo kwizera ryagakwiye kurangirira kuva mu byizerwa umuntu abibujijwe n'ubuzima bubi arimo, bukomeye arimo? Ni ukubera icyo umugambi w'intambara ikomeye ari ingenzi cyane mu kuduha bumwe mu busobanuro bw'icyo kibazo uko cyakabaye. Hari icyo ugomba kumenya, igisobanuro cy'intambara ikomeye, intambara iri hagati y'ikibi n'icyiza. Umwanzi ashobora gukoresha igikoresho icyo ari cyo cyose, umwanzi ashobora gukoresha intwari iyo ari yo yose kugushyira mu buzima bubi, kukwangisha abandi, gutuma abantu bakuvuga. Ibyo byose ugomba kubirebera mu rugamba rwagutse rw'ikibi n'icyiza, ukamenya uko Satani atera nuko uri burinde ibitero bye. No kubera iki nubwo bimeze bityo tugomba kureba kuri Yesu ku musaraba nk'ubusobanuro bwuzuye bw'urukundo rwa Data, maze tukiga kumwiringira. Nubwo twaba turi mu bihe bishishana, tugomba kwiga kwiringira Imana. Nubwo twaba turi mu bihe bishishana, nubwo twaba turi mu bihe bigoye. Pawulo yari mu nzu y'imbohe, Pawulo yari aremerewe cyane, ariko nshuti muvandimwe, reka nkwibutse yuko Pawulo atigeze yihakana Imana mu buzima bwe, ahubwo no muri gereza aho hose yahamyaga yuko atazigera yivovotera Imana. Yagaragazaga yuko yishimiye kurenganywa, arenganirizwa Kristo. Nta kintu na kimwe rero gikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese ni amakuba? Ati oya. Ese ni urupfu? Oya. Kubw'ibyo rero nta kintu na kimwe cyakabaye kidutandukanya n'urukundo rw'Imana, nta na kimwe cyakabaye kidukura mu murongo mwiza twafashe wo gukurikira ijambo ry'Imana, wo gukurikira Kristo. Ahubwo aho turi hose imibereho yacu ikwiye kugira imigirire ijyanye n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Imana itugirire neza, iduhe gushikama mu byayo, iduhe kubihagararamo, iduhe kugira ubumwe nk'uko ijambo rimaze kubitubwira. Kuwa kane batwibutsaga yuko dukwiye guhagarara dushikamye mu bumwe, ariko kandi kuwa gatanu bakatubwira yuko kunga ubumwe tudatinya nacyo ari ikintu cy'ingenzi cyane. Bagarutse ku bumwe cyane. Nshuti muvandimwe, reka tureke ibidutandukanya, ahubwo ibiduhuza tubigire byinshi. Dufite impamvu nyinshi zishobora gutuma twunga ubumwe. Imana itugirire neza, buri wese arebe mugenzi we arebe ikimutandukanya nawe agikemure nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Kandi icyo nicyo mbifuriza, nanjye niyifuriza mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye Data mwiza, umwungeri w'ubugingo bwacu. Uri Imana idukunda, uri Imana itureberera, uri Imana itwitaho. Uhabwa icyubahiro. Abana bawe tugize umugisha wo kwiga ijambo ryawe, twongeye gushishikarizwa kugira ubumwe bukomoka kuri wowe. Reka tugusabe kugira ngo Data ubu bumwe muri twebwe ubushimikire, bushinga imizi muri twebwe, uturinde ibidutandukanya, ahubwo ibitwegeranya bibe byinshi. Tugushyize mu biganza aba bana bawe bategeye amatwi ijambo ryawe, ubahe umugisha Data. Reka ubafashe, ubarwanirire intambara bahura nazo, ubabe hafi. Tugushyize mu biganza abadamu batwite, ubarinde kandi ubarindire imbuto wabahaye, ubahe ibyiringiro bishikamye kuri wowe. Wongere kubibutsa yuko hari amasezerano watanze kubaguhongeraho n'abakwiyambaza n'abagutakira. Reka Data ubakomeze, kandi tugushyize mu biganza abataragira ayo mahirwe nabo ubarinde. Wongere kubibutsa yuko hari amasezerano igihe gikwiriye gisohoye Data amasezerano azabageraho. Abari mu mazu y'imbaho bagirire neza, barinde kwiheba, ahubwo ubahe kukugarukira no kugukunda Data. Ubahe kwanga icyaha no kwicuza, kuko ari byo bidukwiriye. Katugushyire mu biganza abarwayi bari ku bisasiro, ubagirire neza. Korere mu baganga babitaho, kandi Data icyo ushima aricyo kiba. Katugushyire mu biganza imfubyi n'abapfakazi, aba Data turabakweretse kugira ngo barengere, ubagirire neza, ube mu miryango yabo, uzibe icyuho, maze Data nuganza mu miryango yabo, ukabarinda kwiheba, ukabarinda igisuzuguriro. Izina ryawe rizakomeza guhabwa icyubahiro. Reka mwongere ubugingo bwacu urubyiruko turugushyira mu biganza. Uri Imana itureberera
turi mu bihe bishishana, ibihe byibasira abato, ibihe bikomereye abato, ibigeragezo byinshi cyane ku bato. Tubagushyize mu biganza kugira ngo bareberere. Data, izi nizo mbaraga itorero ryawe rifite, nizo mbaraga z'igihugu. Turabakweretse kugira ngo barwanire intambara, urwanye ibibarwanya. Igihe bapfukamye basenga, bagutabaza, bagutakira, ujye ubumva. Kandi Data, ukwifuza kwabo rikaguhazwe nawe uhisemo ibyifuzo byabagirira akamaro. Ubakundisha ijambo ryawe, ubahe kugukunda no kugukiranukira mu byo bakora byose. Ubuntu bwawe n'ineza yawe bikomeze kubana n'imitima yacu. Uturindire imiryango, uturindire abacu, mu izina rya Yesu. Amen.